Abantu bakunda sinema cyangwa se filime ku isi yose bamaze imyaka 4 bareba filime yitwa Squid Game. Ni filime y'uruhererekane yo muri Korea y'Epfo ivuga ku buzima bubi bw'abashaka kurokoka mu buryo budasanzwe. Ikaba filime yanditswe ikayoborwa kandi gahwanga na Hwang Dong-hyuk. Ni filime itambuka ku rubuga rwa Netflix. Iyi filime ikubiye amarushanwa y'ibanga aho abantu 456 bose bafite ibibazo bikomeye bya mikoro bahisemo gushyira ubuzima bwabo mu kaga bakina imikino y'abana irimo kwicana kugira ngo begukane ibihembo bya $39 z'amadolari y'Amerika. Izina Squid Game rikomoka ku mukino w'abana w'Abanyakoreya witwa Ujingeyo. Filime Squid Game kuva yasohoka ku itariki 12 z'ukwezi kwa 9 2021 yarakunzwe cyane ku kigero gitangaje kandi ku isi yose. Ibi byabaye guhera ku gice cyayo cya mbere kugera ku gice cya gatatu gisohoye muri uyu mwaka 2025. Iyi filime y'igitangaza yakozwe ite? Yakozwe nande kandi yabitewe n'iki? Igitekerezo cyo kuyandika cyavuye he? Ibi nibyo tugiye kuganiraho. Gusa igitangaje ni filime yanditswe mu 2008 ariko wayanditse inzu yose yihaye itunganya za filime ikayanga bavuga ngo nta kirimo. Byategereje imyaka 13 ngo iyi filime isohoke. Habayeho kugoboka n'urubuga rwa Netflix rwayitunganyije. Kuyitunganya hakazira muri ibikorwa byo gufata amashusho igihe kirekire byatumye uyu wayitekereje akanayandika Wang agira ibibazo bikomeye by'umunaniro wo mu mutwe bimutera uburwayi bw'amenyo. Special TV show. Usanzwe Squid Game ntabwo yari kubaho iyo bitaba Hwang Dong-hyuk kubera ko niwe yihimbye. Uyu mugabo w'Umunyakoreya y'Epfo iyi filime kwihimba bitewe n'ubuzima bukomeye by'umwihariko bukomeye ubwe yaciyemo uko muri rubanda cyangwa se muri sosiyete yo muri Korea y'Epfo babayeho ndetse n'ibitabo yasomye. Aha hose niho yakuye igitekerezo cyo kwandika iyi filime. Ahagana mu mwaka wa 2008 n'ibihumbi 2009 ubwo isi yari mu bibazo bikomeye by'ubukungu, Hwang Dong-hyuk nawe yari mu bibazo bikomeye cyane by'ubukungu. Yari mu rukene ku rwego rukomeye cyane, yabanaga na nyina na nyirakuru maze ubuzima burabagora cyane kugeza ubwo yagurije mudasobwa ye laptop kugira ngo iminsi yicumi. Cyari ikintu gikomeye kugurisha mudasobwa kubera ko niyo yakoreshaga yandika filime. Ni igikoresho yari akeneye mu buzima bwa buri munsi ariko aho gupfa kigasigara yemera kugitanga. Muri byose yabanze ubuzima ibyo yacagamo hamwe n'ubunararibonye yagize byo byatumye atekereza byimbitse ku busumbane mu bya mikoro economic inequality maze atekereza ku myenda ndetse n'uburibwe igitutu mu bukungu gishobora gutera. Usibye byamubayeho kandi uyu mugabo gutekereza gukora iyi filime yabitewe no gukurikira ibindi bihangano by'abandi birimo n'izindi filime. Bimwe mu bihangano byamufungura ibitekerezo nawe agahitamo filime ye ni icyitwa Japanese Survivor Game manga. Uyu ni umukino wamenyekanye cyane mu Buyapani ndetse n'andi mafilime nka Battle Royale. Iki ni igitabo cyanakiniwe mu filime. Muri iyi filime ingimbi zihatirwa kwitabira umukino w'urupfu. Hari kandi Riot Game ni manga. Iyi filime nabo abayigaragaramo basabwa gukina imikino ishingiye ku mitekerereze kugira ngo babone amafaranga. Imikino ishingiye ku mitekerereze bayita psychological games. Bemera kuyikina kugira ngo basindire amafaranga. Yakurikiye kandi ini manga yitwa Kaiji. Iyi ngiyi harimo gukina urusimbi, imyenda ndetse n'izindi ngingo zo muri Squid Game. Hwanga yashatse guhanga ikintu gifite umwihariko wa Korea gishingiye ku bibazo by'imibanire n'ubukungu ariko nanone akabikora mu buryo butandukanye n'ubwo mu Buyapani. Hwanga yifashishije Squid Game kugaragaza ukuntu capitalism ishobora guhanganisha abantu mu buryo bwa kinyamaswa. Muri iyi filime hagaragaramo imikino yo gupfa no gukira. Ni filime igamije kugaragaza bene byiciro by'abantu mu birebana n'ubukungu. Aha ubibonera uburyo abakene bahanganishwa hagati mu buri bo kugeza banicanye hagati yabo kandi bigakorwa mu nyungu z'abakire. Wang ubwe nyiri filime avuga ko ari filime yatekereje kugira ngo agaragaze uburyo sosiyete ya gikapitaliste igezweho ibayeho, aho abantu bayoborwa n'uburibwe buherekezwe n'akagambane cyangwa se kugambana kugira ngo baboneke mikoro cyangwa se amafaranga. Ni filime aho abantu batandukanye bose bafite ibibazo bya mikoro bahurizwa hamwe kugira ngo bakine imikino ibone igaragara nk'imikino y'abana isanzwe nko kwishanya cyangwa se ibindi, ariko mu by'ukuri bikaba mu buryo bwo kwicana mu buryo batari bazi imbere. Abakiniye imikino
hamenya ko hari abakiriya bari inyuma babetinga cyangwa se batega ku bakinnyi, bagatega ku ugomba gupfa cyangwa se uri bukire. Abo bakinnyi baba bakiniye imikino bagomba guhabwa ayo mafaranga babiterwa n'ibibazo bya mikoro. Abakinnyi bagaragara muri Squid Game buri wese ashatse gusobanura icyiciro cy'abantu runaka kagizweho ingaruka na kapitalisme. Urugero ni nk'icyiciro cy'abakozi birukanwa mu kazi, abacuruzi bafite amadeni, icyiciro cy'abantu bahunze n'ibindi. Iri jambo kapitalisme twakomeje kuvuga risobanurwa nk'uburyo cyangwa se systeme y'ubukungu hamwe n'uburyo bw'ubukungu abantu ku giti cyabo cyangwa se afite business runaka babatunga cyangwa se bakagenzura umusaruro uturuka mu nganda, mu butaka, mu bikoresho n'ibindi byose byara amafaranga. Muri make ni imibereho dufite, abantu bamwe bakira kubera ibyo bakora, abandi bakaba bakene bakababera abakiriya. Ntabwo ari uburyo bw'ubukungu gusa, abakiza barakira cyane, abakennye bagakena cyane. Ibicuruzwa na serivisi byose bitangwa hagamijwe inyungu, ibiciro, umushahara ndetse n'ingano y'ibigomba gukorwa byose biterwa no ku isoko byifashe. Ntabwo ari guverinoma bireba. Muri kapitalisme isoko niryo ritegeka, urusha abandi gukora cyangwa se kuriganya arakira, abandi bagakena. Ibihugu by'ibikapitaliste ku isi ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubudage, Ubuyapani n'ibindi. Ibihugu byinshi uyu munsi imikorere yabyo cyangwa se imiterere y'ubukungu iravanze. Ni kapitalisme ivanze n'amategeko n'amabwiriza ya leta. Uburyo bwa kapitalisme butandukanye n'ubundi buhari mu buryo bukoreshwa nka communisme, yo ibitungo yose igenzurwa na leta cyangwa se community, umuryango mugari. Igitekerezo cya Wang wasimbye Squid Game cyaratejwe imbere n'imitekerereze y'amatsiko. Wang yaribajije ati abantu biteguye kugera kure hangana iki kubera amafaranga? Abantu bashobora kwicana kugira ngo babone amafaranga? Mabaye ntandi mahitamo bafite, biteguye gukora ibiki kugira ngo babone amafaranga? Itambo ibi nibyo byiganje muri iyi nkuru, ibigaragaza kure ikiremwa muntu kiteguye kugira ngo kibone amafaranga. Ikindi cyatumye Wang atekereza kwandika iyi nkuru ni imikino yakinaga yo mu bwana yo mu mutwe cyangwa izina ry'iyi filime. Imikino igaragaramo byose bishingiye ku mikino y'abana b'Abanyakoreya y'Epfo, harimo n'umukino wa Squid cyangwa Squid Game ari n'igitiro iyi filime. Yakoresheje imikino isanzwe itagize ikintu itwaye, imikino y'abantu nyine. Ikindi ikaba imikino ishimisha mu buzima busanzwe abayikina, ayikoresha mu rwego rwo kwerekana umwijima ndetse n'ibikorwa bya kinyamaswa bishobora kubaho mu gihe umuntu bwabuze mu bantu. Ikindi kandi yashaka kwerekana ni ibikorwa by'umwijima byihishe mu buzima bwa buri munsi. Ni byinshi byo kumenya kuri Squid Game. Inyandiko y'imbanziriza mushinga yanditse mu mwaka wa 2008. Agize ngo ijyanye ku nzu zitunganye za filime ngo yibahe bayikine cyangwa se bayigure, bamutera utwatsi. Studio yose igiye yegera yagiye bibuko ni filime abatunganye za sinema bo muri Korea banze imyaka irenga 10 irashira, ngo bayangiraga ko irimo ubugome kandi ngo kuyitunganya ntago byashobokaga bitewe n'uburyo iteye. Kera kabaye Netflix, kompanyi y'Abanyamerika, mu mwaka wa 2010 yaje gufata icyemezo cyo gushora imari mu bihangano byo muri Korea. Nuko iyi filime yaje gufatwa. Inyandiko y'iyi filime mu bihe bikutandukanye Wang yagiye ivugurura akayijyanisha n'ibihe, cyane cyane ku ngingo zijyanye n'amadeni, ubusumbane bwa mikoro n'ibindi. Ni filime igaragaramo abakire by'imimare muri Korea barimo Jung Jae, Pang Hae-soo ndetse na Jung Ho-yoon. Yose yakinwe mu Kinyakoreya, ariko mu rwego rwo kugira ngo n'abari ku isi yose bayimenye banditse amagambo asemura mu ndimi z'amahanga. Ni filime yatangiye gutunganywa hagati y'umwaka wa 2020 kugira mu mpera zawo byari mu mpera by'icyorezo cya COVID-19. Umukino igaragara muri iyi filime yafashwe ibyako kanya irimo kuba barabikinnye bo ubwabo, ntabwo bitabaje uburyo bita computer generation imagery cyangwa se CGI. Ubu ni uburyo bukoreshwa hifashishijwe mudasobwa kugira ngo bakore amwe mu mashusho ashyirwa muri filime. Mu by'ukuri rimwe na rimwe ibyo bintu bigaragara muri iyo filime bitabayeho, bakabikoresha ikoranabuhanga. Ahangaha bakoramo byinshi kugira ngo kwiremera umukinnyi runaka kagaragara muri filime ariko atabaho. Hari filime zamamaye zakoreshejwemo uburyo bw'ikoranabuhanga nk'iyitwa Avatar yasohotse mu 2009, bari mu isi y'ibivejuru hamwe n'abakinnyi bitabayeho. Hamwe n'ubu buryo bwa CGI, wowe nk'umuntu usanzwe urimo kureba filime yasohotse ushobora kubonamo igikorwa runaka kitarabayeho, n'umuntu ubona muri iyo filime atabaho ari imashini yabikoze.
imwe mu mikino igaragara muri no filime y'amatara y'umutuku ndetse n'icyatsi hakoreshejwe uburyo bwitwa animation doll. Ni uburyo hakoreshwa ibipupe cyangwa se ikindi kintu cyose gishobora gusimbura umuntu hanyuma bakakigira kinini kikagira tayi nk'iy'umuntu. Ibyo gusimbura umuntu bikoreshwa hifashishijwe insinga n'ibindi bigakorwa na mudasobwa. Ibi cyakoreshejwe ariko nanone bashingiraga kuri kw'ibintu. Amabara yagiye akoreshwa kandi muri iyo filime ndetse n'ibimenyetso byari bikeye mu rwego rwo kubitandukanya nuko ari igihangano giteye ubwoba. Umwanditsi yashakaga ko filime igira umwihariko. Imyambarire y'abari muri iyo filime ni icyatsi ku bitabiriye amarushanwa, naho abarinzi bari bambaye impuzankano z'umutuku na pinki. Bagaragaraho kandi ibishushanyo byo mu mashusho y'ibivejuru iby'urukiramende ndetse na mpande enye nk'ikimenyetso cy'uburyo bagenda barutanwa mu butwari. Mu buyobozi, imirimo ya nyuma y'ifatwa ry'amashusho yari igizwe no guterateranya amashusho ndetse no kongeramo ibindi birungo cyangwa se ibyitwa editing. Ni filime itarongeyemo amakabyankuru menshi kubera ko ibyinshi biyigize nibyo bifatiye ubwabo. Ikindi bongeyemo mu kuyitunganya ni umuziki n'andi majwi. Umuziki urimo ni wa classique. Urugero ni nk'uwitwa The Blue Danube. Hashyizwemo kandi ibyitwa soundtrack cyangwa se intanga zidasanzwe zisa n'iz'agahinda kugira ngo zitara abana amarangamutima no kugirira filime amatsiko. Hari hakurikiyeho gusohora rero bwa mbere Squid Game yasohotse ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa 9 mu 2021 kuri Netflix. Byako kanya bitunguranye iyi filime yise ikundwa cyane ku buryo bukomeye, yamenyekana hose ku isi. Chuduhigo itwara ibihembo tumwe muri two, iba filime irebwe kurusha izindi zose ku rubuga rwa Netflix. Mu kwezi kwa mbere igiye kuri urubuga yise irebwe inshuro miliyoni 111. Abantu benshi ku isi batangiye kongera kuganira ku gahinda gaterwa n'ibibazo byo mu bukungu ndetse na kamere muntu. Sezo yayo ya kabiri yasohotse ku itariki ya 26 y'ukwa 11 mbere ya 24. Noneho igice cya gatatu cyangwa sezo ya gatatu isohoka ku 27 y'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka. Sezo ya gatatu igisohoka byavuzwe ko iyi filime irangiye, ariko biracyagoye kubyemera kubera ko na nyuma ya sezo ya mbere ngo nta gahunda yari ihari yo kuyikomeza gakorwa sezo ya kabiri, ariko yarasohotse. Ibi ni nyir'ubwite Wang wabivuze, yabwiye umunyamakuru wa BBC Jean Mackenzie mu kiganiro bagiranye arimo gufata amashusho y'igice cya kabiri sezo ya kabiri mu 2024 mu kwezi kwa 10. Icyo gihe Hwang Dong-hyuk barimo bafata amashusho y'igice cya kabiri cy'izi seri cyo kuri Netflix. Ahamagana y'abantu muri iyo filime nyine bashidishwe n'amadeni maze bakarwana igihembo gikomeye cy'amafaranga bakina imikino y'abana ariko yo gupfa no gukira. Icyo cya kabiri atagitekerezaga ndetse arubwo yarahiye rwose ko atagizegera gitunganya. Uhereye kuri stress cyangwa se umunaniro yatewe n'iki cya mbere, yabajijwe icyatumye ahindura ibitekerezo. Mu ijambo rimwe yarasubije ati no kubera amafaranga. Icyo gihe yarakomeje, mu by'ukuri ntabwo yakuye amafaranga benshi nk'uko yabivuze. Ati rero gukora serie ya kabiri n'iya gatatu bizanshumusha ibyo nabonye mu cya mbere. Yongeraho ati kandi ntabwo narangije inkuru neza. Sezo za mbere nizo kugeza ubu zarebwe kuri Netflix. Ibi byatumye n'izindi filime n'ibiganiro bice kuri televiziyo yo kuri Korea y'Epfo bimenyekana. Kuki Hwang avuga ko muri sezo ya mbere atabonyemo amafaranga menshi kandi filime yarakunzwe cyane. Ibi ngo byakuntewe n'agaburo k'abakunzwe cyane muri Korea y'Epfo. Hwang yamaze imyaka 10 agerageza gukora Squid Game, afata amadeni menshi kugira ngo abashe gukomeza gutunga umuryango we mbere yuko Netflix ishoramo amafaranga. Iyi myenda yafashe yatumye ubwo yishyura amafaranga menshi bituma nta nyungu abona. Filime yinjije $150 z'amadolari, ayo niyo mafaranga yishyuwe na Netflix, ariko yose ngo yashiriye mu myenda. Ibi bisonera urukundo n'urwango abatunganya filime muri Korea y'Epfo bafitiye imbuga mpuzamahanga zerekana kandi zicuruza za filime. Mu myaka mike ishize Netflix yiciye ku isoko rya filime ryo muri Korea, yashora miliyoni nyinshi z'amadolari, bituma filime zaho zimenyekana kandi zirakundwa ku isi. Ariko abazikora basigara bavuga ko nta kinini bakuyemo. Bashinja urubuga kubahatira gutanga uburenganzira cyangwa se copyright rwose ku bihangano byabo mu gihe basinya amasezerano y'ubugure. Iki ni ikibazo kiri ku isi yose. Hambere abatunganya za filime bacungiraga ku mafaranga ava mu gucuruza filime zabo muri box office cyangwa se kwerekanwa kwazo kuri za televiziyo, ariko ubu ngubu ibi byakuweho n'imbuga zicuruza za filime nka Netflix. Iki kibazo gishegesha Korea y'Epfo nk'uko abatunganya filime babivuga, kubera ko amategeko yaho abarengera ibihangano ntago ajyanye n'igihe, bityo ntago abarengera. Uyu Hwang
ni umuyobozi wa filime akaba n'umwanditsi wazo wamenyekanye cyane kubera iki gihangano cye cya Squid Game. Yavutse ku itariki ya 26 y'ukwa gatanu mu 1971. Yize muri kaminuza y'igihugu ya Seoul, aza kubona impamyabushobozi ku rwego rwa masters mu bijyanye no gutunganya za filime muri kaminuza ya Southern California. Mu magambo ye rimwe yaragize ati nashaka kwandika inkuru igaragaza ibyihishe kandi ivuga ku byifuzo ya none ya capitalism, ikintu kigaragaza ihangana rikomeye cyane. Ibindi bihangano bye harimo nka Celeste yo mu 2011, Miss Granny 2024, The Fortress 2017, My Father 2007 ndetse na Miracle 2024. Yari kwihangana Elsa Leponse. Ndagira ngo nkorere subscribe, share, like and comment. Kwibutsa ko ukeneye kwamamaza hamagara 079 8 6 4 26 77. Mugire ibihe byiza.